Uwiteka akomeza abwishimwe n'icyubahiro. Nabamboneho akanya ko kubasuhuza mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Tugiye gutangira iteraniro ryacu ry'uyu munsi. Turishira imbere y'Imana turirimba iyi ndirimbo. Fata ukuboko kwawe, fata ukuboko mwami, fata ukuboko, ntacyo nshoboye mwami, ntacyo nshoboye, ntacyo nshoboye mwami, ntacyo nshoboye, ngwino nshoboze mwami, ngwino nshoboze, ngwino nshoboze mwami, ngwino nshoboze. Buri wese aragira icyo abwira umwami. Data wa twese uhoraho, wowe uri hejuru y'amajuru yose, wowe utegeka ibigaragara n'ibitagaragara, mwami, mbere ya byose tukaba tugusaba ko uturebera gusa munsi y'amaraso, amaraso yawe wamenye ku bwacu ari Golgota, mwami, kubw'igitambo cyawe, kubw'amaraso yawe, ubwiyunge bwarabonetse, tukaba tubigushimira mwami. Dufitanye gahunda nawe muri aya masaha, wadushizemo gushaka no gukora, wadushoboje kugera hano kubera ko dufite rendez-vous nawe, uri uwa mbere mu kubahiriza rendez-vous kubera ko warabyiyemeje uvuga ngo ntago nzabasiga nk'imfubyi, nzabana namwe, nzaba muri mwebwe. Uri hamwe natwe, uri muri twebwe. Asigaye mwami, utuyobore, udufashe, utumurikire, uduhe ifunguro ryacu ry'uyu munsi. Tukuragije iteraniro na bene data bakiri mu nzira, bashoboze bagera hano amahoro, abataza kubasha guterana bitewe n'impamvu zitari zimwe, uko tugenderera nabo bagenderere. Utangirane natwe, usozanye natwe. Ni mu izina ry'Umwami Yesu Kristo mbisabye, amen. Turasoma mu ntangiriro igice cya 22, turahera ku murongo wa 12 tugere ku murongo wa 14, tuze no gusoma no mu Baheburayo n'igice cya 10. L'ange dit: n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Aramubwira ati, ntukoze ukuboko kuri uwo muhungu, ntugire icyo umutwara, kuko ubumenye yuko wubaha Imana, kuko utanyimye umwana wawe w'ikinege. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Aburahamu yubura amaso arareba, abona inyuma ye imfizi y'intama, amahembe yayo afashwe mu gihuru. Aburahamu aragenda, yenda ya ntama, ayitambaho igitambo cyoswa mu cyimbo cy'umuhungu we. Abraham donnant à ce lieu le nom de Yahvé Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Aburahamu yitaho hantu Yehova Yire, nk'uko bavuga na bugingo n'ubu bati, ku musozi w'Uwiteka kizabonwa. Abaheburayo n'igice cya 10 murongo wa 5 niho tuza guhera.
C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. nicyo cyatumye ubwo Yesu yazaga mu isi avuga ati ibitambo n'amaturo ntiwabishatse ahubwo wanyiteguriye umubiri. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit: voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Ntiwishimiye ibitambo byokeje cyangwa ibitambo cy'icyaha, mpera ko ndavuga nti dore ndaje Mana, mu muzingo w'igitabo niko byanditswe kuri jye, nzanywe no gukora ibyo ushaka. Après avoir dit d'abord: tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Amaze kuvuga ibyo ngo ibitambo n'amaturo n'ibitambo byokeje n'ibitambo by'ibyaha ntiwabishatse kandi ntiwabyishimiye, ari byo bitambwa nk'uko amategeko yategetse. C'est qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite: voici, je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. Ahera ko aravuga ati dore nzanywe no gukora ibyo ushaka, akuriraho ibya mbere gukomeza ibya kabiri. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Uko gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa, tubiheshejwe nuko umubiri wa Yesu watambwe rimwe gusa ngo bibe bihagije iteka. Uwiteka atanga umugisha ku bw'aya magambo ye. Amen. Tugiye gufatanya mu ijambo rivuga ngo Imana yabanje guteganya igitambo, icyo gitambo cyabashe gutambwa. Ikimana yakoze nicyo gifite agaciro ku byo Imana yakoze. Twebwe abizera tugomba guhora na ishimwe, dushima ibyo Imana yakoze. Dusomye hariya mu ntangiriro ku murongo wa mbere n'uwa kabiri, mwene data araza kudusomera muri icyo gice cya 22. Hanyuma y'ibyo Imana igerageza Aburahamu, aritaba ati hanyuma y'ibyo Imana igerageza Aburahamu, iramuhamagara. Aburahamu aritaba ati karame, iramubwira iti jyana umwana wawe w'ikinege ukunda Isaka, ujye mu gihugu cy'Imoriya, umutambireyo ku musozi ndibukubwire, abe utamutuza. Aburahamu nari nkubye aho ngaho wari ugeze. Nyuma y'ibyo Imana yari yatanze isezerano. Ibyo Imana ikora ibikora yishingikirije isezerano iba yaratanze. Imana yahaye isezerano Abraham, ashira imyaka myinshi. Abraham ategereje ko Imana isoza isezerano yari yamuhaye, kubera ko Abraham yabanaga n'umufasha we witwa Sara. Sara yari ingumba. Abraham Imana imuha isezerano imubwira ngo
ntabwo ari Eliyezeri uzaragwa ibyawe, ugomba kuragwa ibyawe ni umwana uzava, ni wowe umwana uzibyarira. Ibyanditswe nibyo bihamya bivuga ngo Imana yaremye ijuru n'isi, ikaba itandukanye n'izindi mana. Imana yaremye ijuru n'isi ni Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka. Esawu yari ahari, ariko Imana ntabwo ivuga ngo ndi Imana ya Aburahamu, ndi Imana ya Isimayeli. Oya, ndi Imana ya Aburahamu, ndi Imana ya Isaka, ndi Imana ya Yakobo. Abo bose Imana yagendanye nabo, ibaha amasezerano, ntabwo yigeze ibatererana. N'igihe bateshukaga, Aburahamu akajya mu gihugu, ajya guhuriraho n'ingorane, bashaka kumutwara n'umufasha, ariko Imana izirikana, Imana idahindagurika, ihita irwanirira Aburahamu ku buryo uwo mwami wari ugiye kwegera Sara mu ntangiriro igice cya 20, Imana ihita ihagarara ibwira uwo mwami, iravuga ngo sigaho, uyu ni umugore w'umuhanuzi wanjye, numwegere. Uramutse umwegereye urahura n'ibibazo. Zinduka mu gitondo umusubiza uwo muhanuzi wanjye, ntugire ibyo witwaza, aragusabira, ni umuntu unyizera. Mu gice cya 20 niho ibyo byo kurengera Sara byabayeho. Mu gice cya 21 ngo nyuma y'ibyo Imana yibuka Sara. Nyuma y'urwo rugendo rwose, nyuma yo gutanga isezerano, Imana ntabwo ikora ishingikiye ku byo abantu batekereza n'imigambi yabo. Naho ngo n'ijambo ry'Imana rivuga ngo ibyo mutekereza naho bihuriye n'ibitekerezo byanjye, biratandukanye cyane. Imana ikora, Imana no muri iki gisekuruza yamanutse ishingikiye ku cyo yavuze. N'abana b'Imana, abana b'isezerano, nabo bacungana n'igihe babonye Imana isohora isezerano ryayo. Ntabwo ari abantu bagenda bishingikiye ku byo abantu batekereza. Imana twizera ni Imana itangaza gahunda yayo, ikanayubahiriza abigendana nabo, ibaha amasezerano yayo. Nyuma y'ibyo Imana yibuka Sara. Sara wari ingumba, Sara wari ufite imyaka yaranakecuye. Nyuma y'ibyo wari ingumba, Imana imusorezaho ibyo yasezeranije Aburahamu. Noneho Sara aza kubyara, abyara umwana w'ikinege. Impamvu Isaka ari umwana w'ikinege ugereranywa na Yezu, umwana w'ikinege. Sara ntabwo yigeze yongera kubyara undi mwana, yabyaye uwo mwana yivira mu mubiri, uwo ni Isaka, umwana w'isezerano. Ariko mbere yaho haje kuvuka Isimayeli.
Ismael abyarwa n'umwegiputakazi. Imana ibyemera gutyo. Ismael abanza kuvuka, umwana w'isezerano aza kuvuka nyuma. Imana yemera ibintu kugira ngo bimere gutyo. Niyo mpamvu mubona n'izi nduru zirimo kuba ku isi, Imana iba yabyemeye. Ariko ari abo ifitanye nabo gahunda. Umwana w'isezerano ntabwo agomba kuraganwa n'abana bataraba isezerano. Nuko gahunda y'Imana imeze. Naho ngaho n'ijambo ry'Imana ribitomora rivuga ngo nka Isaka nk'umwana w'isezerano, natwe turi abana b'isezerano. Isaka yabashe kuragwa ibyase, noneho natwe abana b'isezerano turaganwa na Yesu. Nta muntu watuburanya umurage wa data. Nka Isaka turi abana b'isezerano. Naho ngaho tugaruka kuri iri jambo ryacu ry'uyu munsi. Imana yari iteganirije, ntabwo ari ukwiteganirije, n'icyo gitambo cyayo cyaraserutse. None hariya mwene data yadusomeye murongo wa 1 n'uwa 2, nyuma y'uko Isaka avuka umwana w'ikinege, bari bategereje imyaka myinshi. Noneho Imana iza kugerageza Abraham, imaje kumusohorezaho amasezerano yamuhaye. Imana ntabwo ari ikeneye Isaka. Ijambo ry'Imana ngo Imana igerageza Abraham. Wirebe, iyo Mana yagerageje Abraham, natwe tukaba tuvuga ngo dufite ukwizera nk'uko Abraham. Iyo Mana twebwe ntabwo yatugerageza ikareba ukuntu twifata mu byo twita imigisha. Imana yamaye ibi, Imana yamaye ibi. Iyo Mana igarutse yongeye kugusaba mu byo yaguhaye ngo irebe niba ushyira agaciro ku byo yaguhaye ugashaka kuyirutisha ibyo yaguhaye. Niyo mpamvu ubona hariya ngo Imana igerageza Abraham, ariko Abraham nawe agaragaza ko kwizera kwe gushitse. Natwe Imana idufashe mu gihe imanutse ikanatugerageza nk'uko yagerageje Abraham. Natwe duhagarare kigabo. Hariya banditse ngo Imana ibwira Imana yaremye ijuru n'isi ibwira Abraham, imubwira ngo fata uwo mwana wawe w'ikinege wari utegereje, jya kumutamba ku musozi nakubwiye. Ariko Imana ntabwo ikeneye uwo mwana w'ikinege Isaka. Imana yamaye imigisha. Imana none iyo migisha abantu bavuga bashaka kuyirutisha Imana, ni nk'ibi ngibi by'abana bato. Umubyeyi akamuha umugati, umubyeyi wamuhaye umugati akongera akawumusaba, umwana agashaka kugundira. Nibyo abantu baba barimo. Imana iratanga, noneho bashaka kureba niba ibyo yaguhaye bigiye kuba indandaro noneho yo kuvuga ngo wamaye akazi, wamaye ibiki, none bitewe n'izo mpamvu nta mwanya mfite wo kuzaza nza guterana kubera izo mpamvu. Umuntu aba yatsinzwe kare.
nta kintu na kimwe tugomba kurutisha Imana. Imana niyo igomba gufata umwanya wa mbere, ngiye ngakurikira, umuryango wanjye ugakurikira, gahunda yanjye igakurikira, gahunda yanjye nanjye ubwanjye nawe ubwawe. Ntabwo tugomba gufata umwanya wa mbere Imana noneho tuyishyira inyuma. Oya, ntibikabeho. Imana ikomeze idufashe. Aburahamu yumvira icyo Imana yamubwiye, ashorera uwo mwana we w'ikinege. Yari amukunze, aramushorera, ajyana n'abagaragu be kugira ngo bajye kumutamba nk'uko Imana yabimutegetse. Ntabwo byari ikinamico. Ikiranga uwizera kuvuga ngo turi abana b'Imana, Imana yaratubyaye, turizera. Ikintu Imana icungana mu batangaza ngo ni abana b'Imana, ikiranga abana b'Imana, ikiranga abo Imana yabyaye, Imana ibishaka kubona mu bayo, kuyumvira. Mu giserutse no muri iki gisekuruza, abantu bakiraza i Nyanza basenga nk'uko babyumva, aho kugira ngo bamenye ubushake bw'Imana muri iki gihe cyacu, bagasenga nk'uko babyumva, bakomeye ku rufatiro rw'amadini yabo, batamenya ngo Imana yo yateye intambwe, ngo turasenga Imana nk'uko tubyumva. Imana ibishaka ko abasenga bayisenga nk'uko ibyumva, bihuye n'ubushake bwayo. Witeka akomeza ahabwa ishimwe n'icyubahiro. Kumenya igihe Imana yagendereye abantu, ntabwo ari uwo ari we wese ubimenya. Ibyo bimenywa n'abo Imana ifitanye nabo gahunda. Aburahamu ashorera umwana we w'ikinege, bajyana n'abagaragu be, barimo kugenda mu nzira. Noneho uwo mwana w'ikinege, kubera ko se yamubwiye ngo reka mwana wanjye, reka tugende, Imana yanegetse ko njya kuyitambira, ariko ntabwo yamubwiye ko agiye kumutamba, kubera ko byari kuzana ingorane nyinshi. Umwana barimo kugendana na se, ahita amubaza ngo wambwiye ko tugiye gutamba, none wowe ufite ni bya bindi bacanaga kera mu byatsi, niba ari ipfumba niba ari ibiki, ufite n'ipfumba aho ngaho, ufite n'icyuma, ufite n'inkwi, noneho igitambo noneho tuza gutambira iyo Mana yabikubwiye kiri hehe? Aburahamu nk'umuhanuzi ntabwo yabeshye umwana we, yahise ahanura ibi ngibi twasomye ku murongo wa 13. Mwene data nahadusomere. Aburahamu yubura amaso arareba, abona inyuma ye ifite intama, amahembe yayo afashwe mu gihuru. Aburahamu ahindukiye abona imfizi Imana yashize aho ngaho. Ariko mbere y'uko imfizi iboneka, umwana we yabanje kumubaza. Aburahamu arahanura nk'umuhanuzi, avuga ngo Imana yo yonyine iritegurira igitambo cyayo. Umwana aremeshwa n'iryo jambo. Ubwo Imana iza kwitegurira igitambo, kandi nzi ko papa wanjye agendana n'Imana. Abana b'Imana, icyo Imana idushakaho, abakobwa b'Imana, icyo Imana idushakaho, icyo Imana iba yavuze, udafashe umwanya wo kugitekerezaho. Imana iba ikeneye ko aboneka abayizera, asigaye nayo ikabasohorezaho amasezerano
yayo. Mu gihe Yesu Kristo, Imana yaremye ijuru n'isi, iri mu mubiri, Emmanuel, bisobanura ngo Imana amwe natwe. Ntabwo bisobanura ngo umwana w'Imana amwe natwe. Emmanuel, Imana yaremye ijuru n'isi amwe natwe. Yesu Kristo mu gihe yaserukaga ari hamwe n'abamubonye, mu gihe abwiraga yamumye, yari imaze imyaka yarahumye. Yesu afata kondo. Abantu bashobora gusobanukirwa n'impamvu y'ako kondo. Ubwo ni ubuhanga bw'Imana, hari impamvu yabyo. Ifata kondo isiga kuri ayo maso yari yahumye, kubera ko ubundi ni igitaka Imana yakoresheje mu buhanga bwayo. Ifata igitaka. Twebwe twize ibyo bita shimi mu mubiri wacu. uyu mubiri ubora, il y a ces éléments chimiques. Mu gihe bibuze mu mubiri, n'igihe tugaburira umubiri, erega uyu mubiri twambaye utungwa n'ibivuye mu butaka. Erega n'amazi tunywa. Twebwe twize ibyo ngibyo. Ayo mazi tunywa harimo ibyo bita hydrogène na oxygène, nibyo bigize amazi. Ayo maelema turayanywa. Ega nanyweye amazi, inyota, ndabona inyota yagabanutse. Utazi ko wanyweye oxygène na hydrogène. Ugakunda guhekenya, nkunda inyama irimo utuntu tw'utugufu, utazi ko urimo kwishira mu mubiri ibyo bita calcium. Ntabwo ushobora kubimenya. Ari n'ibindi. Nuko Imana yakoresheje ubuhanga bwayo. Mu buhanga bwayo Imana nayo ni chimiste w'umuhanga. Ikamenya ngo mu mubiri w'umuntu arimo ibyo bintu. Noneho iyo Mana yaremye umuntu ibumbabumba. Iyo Mana mu gihe aserutse isanze impumyi, yongeye icira hasi, ikoza agataka, ishize ku maso. Ntabwo upfuye kubikora. Noneho mu gihe ikoze gutyo, ntabwo birangiye aho ngaho. Imana ikeneye abana bumvira. Wamumyiwe, gusiza kondo ku maso, genda umvira, jya koga kuri ya mugezi, umvira. Nta bintu byo kugenda ugira gutya ngo ni ibiki yankoreyeho, ni ibiki yanduje n'amaso yanjye, ibiki. No. Mu gihe uri imbere y'ijambo, nta bintu byo gushira umutwe wawe imbere. Noneho ijambo rigomba kumanuka mu mutima. Noneho tugasoza icyo ijambo riba ryatubwiye. Genda woge kuri uriya mugezi. Nta bintu byo kutangira gutekereza ngo asize icyondo, aranyanduje mu maso, noneho ambwiye ngo njye koga, uyu muntu ni umuntu mubi. No. Uwo nguwo wari ufashe kondo ni Emmanuel. Imana yari iserutse iri mu mubiri, ije gusura abayo. Noneho mu gihe ibyiye iyo mumyi ijya ku mugezi, isoza ibyo Yesu yavuze. Imaze koga, amaso arahumuka. Bitewe n'ibyo Yesu yamukoreye no kuyumvira, ibyishimo byuzura mu mutima we. Abitwa ko basenga barahurura, baza kubaririza. Abapingayi, abafarisayo,
baza babaza ngo ni wowe koko bagumuye. Ntabwo mwari musanzwe munsi, sinirwaga imbere y'urwo rusengero rwanyu, none mutangiye kumbaza ngo ni njyewe. Noneho tubwira ukuntu baguhumuye. Reka mbaho ubuhamya. Nahuye n'umugabo witwa Yesu Kristo, numvise ijwi, amaso yanjye ntabwo yamurebaga, ariko numvise ijwi, hari icyo yambwiye, hari ijambo ryasohotse mu kanwa ke, yafashe akondo asinga ku maso, ahita ambwira ngo ngende. Ntabwo nahise mpagarara aho ngaho nangire ndebe hejuru, nangire mbitekereze, oya, nahise njya ku mugezi maje koga. Ubu ngubu ndabona, mureke shimire uyu nguyu wabashe kumumura. Ntabwo bise babyemera kubera ko bo bapingaga Yesu. Uwo Yesu bapingaga n'uyu munsi baramupinga abantu bitwa ko basenga. Uwo Yesu Kristo niwe wamanutse muri iki gisekuruza, yishingikirije ku cyo yavuze mu kanwa ka Maraki avuga ngo zohereza Eliya. Uwo Eliya azagarura imitima y'abana kuri base, kwa kwizera kwari mu ntumwa kongeye kugaragare. Ibyo byarabaye muri iki gisekuruza cyacu, twebwe abana b'Imana, abakobwa b'Imana. Iryo sezerano twabonye Yesu arisohoza. Ntabwo dushobora gushidikanya, ntabwo dushobora gufatanya n'abatizera ngo ya twebwe tugomba guhera mu bya kera ibyo kutubwira ngo tubatizwe mu izina ry'Umukiza. Ntabwo tubyemera. Tugomba kubatizwa mu butatu nk'uko twabirazwe n'umubyeyi wacu Eglise Katolike. No, oya. Mbere na mbere hariho intumwa. Intumwa ntabwo zari muri Eglise Katolike. Intumwa zatumwe na Yesu. Iby'umubatizo w'ubutatu ntabwo bari babizi. Nyuma yaho niyo bazanye iyo gahunda, amadini nayo bafatira aho ngaho. Ariko twebwe tukaba dushimira Imana ko yatugaruye ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Tukaba dushimira Imana kandi ntabwo dufite isoni zo guhamiriza ubwo butumwa. Original irakenewe. Uko kwizera kwari kumeze, ibintu batari babisukamo amazi, tugomba kugaruka kuri uko kwizera. Nubwo abantu badutera amabuye, nubwo batwamagana, ariko kwa kwizera kwari mu ntumwa niko Yesu akeneye kubona mbere yuko agaragara mu bicu. Witeka akomeza ahabwa ishimwe n'icyubahiro. Turi abana b'isezerano. Yesu Kristo nawe ni umukiza w'isezerano. Nawe yaje, ntabwo yaje nk'uwadutse, yaje nk'uko ibyanditswe bihamiriza. Noneho mu gihe tugarutse kuri iri jambo, Imana yo yiteguriye igitambo, igerageza Aburahamu. Aburahamu arayumvira. Bageze no mu nzira, Aburahamu ahumuriza umuhungu we kugira ngo noneho abagaragu batahura n'ikibazo, badasitara. Ahita babwira ngo musigare hano, mureke njyane n'umwana wanjye tujya gutambira Imana, musigare hano, turaza turagarukana nawe. Turagarukana nawe. Kandi Imana yavuze ngo jya kumutamba. Ariko undi we azi ko Imana yizeraga, ngo Imana yamumaye ifite ubushobozi, nubwo namutamba ikanamuzura. Baramushorera, baramujyana. Ntabwo ari imigaryo. Mu gihe Imana igutegetse gukora ikintu, ntabwo ukebaguzwa ngo abandi barabibona gute, abandi babyumva gute. Niba Imana yakuganirije, iba yakuganirijeho ku giti cyawe, ntabwo baririza abandi. Ndabigenza gute? Reka njya kubaza Sara, noneho ibingibi ndabona bindenze. Urajya kubaza Sara ngo ugiye gutamba umuhungu we w'ikinege. Sara nakukambana, urabigenza gute? Mushorere umujyane. Nawe yahise amushorera. N'umwana ntabwo yiza amubwira ngo ngiye kugutamba. Mu gihe ari kubimubwira,
Isaka ari kumucika. Papa ugiye kumva no izosi. Bageze aho ngaho noneho. Bahageze. Mwene dada dusomera ngo 12. N'ejo n'umunsi. 12. Aho kuri 22 12. Aramubwira ati ntukoze ukuboko kuri uwo muhungu. Ninde umubwira? Aho banditse ngo aramubwira. We nago aramubwira ngo naho ngo babisaba ibintu byo ma precision. L'ange dit ni marayika umubwira. Ariko hariya ku murongo wa mbere n'uwa kabiri ni Imana iterura ijambo ivuga ngo jya kutamba umwana wawe w'ikinege umunambira ngewe Mana. Noneho hano bavuze ngo marayika aravuga kugira ngo noneho umenye tumenye dusobanukirwe wavuze ku murongo wa mbere n'uwa kabiri ari we Mana. Uyu marayika ugiye kuvuga niwe Mana. Dusomere. Aramubwira ati ntukoze ukuboko kuri uwo muhungu ntugire icyo umutwara kuko umenye yuko ari Imana ukutanyimye umwana wawe w'ikinege. Wubaha Imana kutanyimye umwana w'ikinege. Niba marayika n'Imana yabwiye Abrahamu ngo ajye gutamba umwana w'ikinege ari abantu babiri, none uyu marayika ko avuga nuko iyo Mana yavuze hariya ku murongo wa mbere n'uwa kabiri ngo Imana iravuze ngo Abrahamu fata umwana wawe w'ikinege umunambire. Marayika no ahita avuga ngo reka mbisome no mu gifaransa. L'ange dit n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Ziko utinyi Imana. Iyo Mana avuga uyu marayika si yo yavuze ku murongo wa mbere n'uwa kabiri. None Abrahamu bigaragaye ko arimo gutinya Imana, yarambise umwana we ku babita gute hahandi yaragiye kumwishyura ku gicaniro, yamurambitse agiye kumusogota. None marayika witeka bona n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car oui c'est marayika, je sais maintenant que tu crains Dieu. Uyu je uvuga ngo ko Abrahamu bigaragaye ko atinya Imana. Noneho naguhagararira aho ngaho urakomeza ugasoma. Uyu nguyu uvuga ngo menye ko utinya Imana araza kugaruka kuri rya jambo witeka yavuze ngo nambire umwana wanjye w'ikinege. Reka nkomeze. Et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Ni marayika urimo kuvuga. Noneho wanze kunyima wa mwana wawe w'ikinege. Noneho marayika noneho abaye ya Mana yamutegetse baje gutambira uwo mwana. Uyu marayika bavuga hano n'uwiteka. S'abantu babiri. Niyo mpamvu iyi Bibiliya igora abantu benshi. Abantu bakajya kujya gusoma ibitabo bakajya kumenuza. Imana ntago bayiga. Imana barayizera. Kugira ngo uyizere irakwishurira. Ntabwo ujya gukubita agahanga hasi ujye kwiga iby'Imana. No. Imana iragusanga. Abahanuzi abo Imana yagendanye nabo yarabaganirije. Imana yahamagariye intumwa. Yesu Kristo ahamagara intumwa, arazituma mugende mube abahamya banjye. Niyo mpamvu ningiye nganire n'abahamya ba Yehova. Fata n'umwanya wo kunabaseka, kubera ko bo bizera ngo Yehova yatumye umwana we
asigara mu ijuru. Noneho ngasa n'ubaseka yavuga Yehova wasigaye mu ijuru yasigaye ahinga amasaka atera ibishimbo. Uwo Yehova bavuga watumye umwana, Imana mu myifato yayo no mu kuntu iterura ijambo ivuga, mu gihe Imana itumye ntabwo isigara. Mu gihe ngewe n'uyu umwana wanjye, umwana aranserukira njye ngasigara mu rugo, ariko mu gihe Imana itumye iseruka mu uwo yatumye. Nuko bimeze. Niyo mpamvu na Yesu avuga kugira ngo abantu basobanukirwe ijambo. Nere da dusomere gato n'ejo ni umunsi dusomera hariya muri Matayo igice cya 10 turebe ukuntu Imana ituma bitandukanye n'ibi ngibi by'abantu. Bageze igice cya 10 tangira ku murongo wa 40. Uwemera ninjye aba yemeye, kandi unyemera aba yemeye yanjye. Munyumvire amagambo. Ntabwo abanje kuvuga ngo unyemera aba bemeye, abanje kuvuga ijambo avuga ngo ubemera abanyemeye ngewe. Naho ngaho bigora abantu, reka dupfundikira naho ngaho. Imana ntabwo ikeneye abayikorera, Imana ikeneye abayizera. Iyo Mana igaseruka mu bayizera igakora imirimo yayo. Ariya bavuze ijambo ryiza rijyane n'ibi ngibi tugiye gusohorezaho, sibyo? Subiramo tunapfundikira. Uwemera ninjye aba yemeye, kandi unyemera aba yemeye yanjye. Simureba ayo magambo? Ni ibyo ngibyo biravuga iby'aba Yehova bavuga ngo yatumye umwana wayo, we asigara hariya akora iki? Noneho Yesu mu gusobanura, kubera ko uyu Yesu Kristo niwe Mana, agiye noneho kubisobanura neza. We yaratumwe, atumwa, uwamutumye asigarahe, uwamutumye yari muri we ni se. None nawe kubera ko ari Imana araza gutuma. Niyo mpamvu atangiye kuvuga ngo mwebwe ngiye gutuma abazabemera bazaba banyeme nyewe ngewe batumye, nk'uko nanjye naratumwe, uwanumye yari muri ngewe. Uwanze uwo Yesu userutse, Imana imurimo, aba yanze Imana yaremye ijuru n'isi. Noneho n'abatumwa bagaserukira Kristo, uwo Kristo ntabwo asigara, uwo Kristo ari muri bo, niwe muhamya. Noneho manuka tunasoze. Uwemera umuhanuzi gukora umuhanuzi azahabwa ingororano y'umuhanuzi, kandi uwemera umukiranutsi kuko ari umukiranutsi azahabwa ingororano y'umukiranutsi. Arimo aravuga amagambo akomeye, kubera ko ari abahanuzi bituma, ari abavugabutumwa bituma. Noneho uwakiri umuhanuzi koko original, uwo muhanuzi agendana n'umugisha, ntabwo agendana amafaranga mu mifuka, agendana n'icyo bita ijambo, azanira abantu ijambo. Kubera ko umugisha wa mbere ntabwo ari amafaranga, umugisha wa mbere yemwe abantu bazaze bitiranya ibintu, nubwo iyi si irimo ibisambo byinshi, kandi igihe kirageze Imana igomba gukoresha aho bwabaga abantu bose bigabije iby'Imana, ale muvemo, iyi ni isambu yanjye, abana banjye nibo bazayibamo. Ibyo mwakoze mukakora ibitangaza, igihe cyanyu gifite iherezo, ale mugende. Noneho ibyanjye bigomba kubamo abanjye,
ni uko imana imeze. Twe turabaragwa, ntawe uzatunguranya uyu murage. Noneho ijambo rikaba rivuga ngo umuntu wakiriye umuhanuzi koko, bidusubiremo mo ndasoza. Ingororano, uwo muhanuzi agendana n'umugisha. Umuhanuzi agenda avuga, aravugishwa. Abana b'Imana nabo bakakira iryo jambo. Mu gihe bakiriye iryo jambo, imigisha y'Imana ibakwigwamo. Nazaza aboneka abantu bakerensa ijambo. Niyo mpamvu ugomba kurenga wa muntu urivuga, ukumva ijwi ry'umwami. Ngo wakira umuhanuzi original abona iki? Ingororano. Komeza. Uwemera umuhanuzi kuko ari umuhanuzi azabibona n'umuhanuzi, kandi uwemera umukiranutsi kuko ari umukiranutsi azahabwa ingororano y'umukiranutsi. Kandi uzanywesha umwe muri abo bato ku gacuma k'amazi akonje gusa, kuko ari umwigishwa wanjye, ndababwira uri yuko atazabura ingororano ye. Uwiteka abwishimwe n'icyuho ngo uzakira uwo mwana muto, ntabwo ari impinja noneho akamuha n'amazi, ariko uwo muto, ubwo buto bwe abukomora kuri Yesu. Ngo Yohani Umubatiza yaraserutse abyarwa n'umugore, ariko umuto mu bwami aramuruta. Uwo muto mu bwami ni Yesu, n'abigishwa be bakomora ubwo buto kuri uwo nguwo. Mu gihe baserutse noneho Imana ikagufungura amaso, ugafata wenda n'ikirahuri cy'amazi ukakimuha, yemwe uwamutumye arabizirikana cyane. Uwiteka aduhane umugisha. Noneho hariya twasomye mu Baebraniya, noneho Yesu, murabona hariya mu ntangiriro cya 22 ku murongo wa 14, reka dupfundikire naho ngaho, amasaha yacu yagiye. Murongo wa 14. Aburahamu yita aho hantu Yehova Yire, nk'uko bavugana mu gihugu bati umusozi w'Uwiteka uzaba. Aburahamu nk'umuhanuzi arahanura bitewe n'ibyo yabonye. We nk'umuhanuzi yatangaje avuga ngo Imana iritegurira igitambo, mwana wanjye ntugire ikibazo, tugende ngiye gusoza ibyo Imana yambwiye. Amujyanye amugejeje ku gicaniro, agiye kumusogota, amarayika w'igitambo kabisa, wowe n'abazagukomokaho, abazaba bafite ukwizera kwawe kuko kumvira, ntago wabashe kunyima umwana wawe w'ikinege, ntago witwaje imigisha ngo Imana yaguhaye ibe ariyo mpamvu yo kutangira noneho gufata iyo migisha uyishira imbere, Imana igasigara. Imigisha ntago ishobora gufata umwanya wa mbere, Imana niyo igomba gufata umwanya wa mbere. Amen. Ikintu ushobora kuza kubesha, uzazubesha Abadage tuvuga noneho imigisha y'Imana yatumye noneho nyenesi by'Imana. Reka no. Kwizera kwa Abrahamu nk'uko na marayika bivuze ngo ndabona ko wabashe kutinya Imana, noneho wamaye n'umwana wawe w'ikinege, ntabwo wamukomeyeho. Bene data, Imana idufashe. Soreje no kuri iryo jambo, uzashaka kurengera ubugingo bwe azabubura, uzaburekura kubw'impamvu y'umwami. Umwami ntago azamwirengagiza. Iyo Mana ya Abrahamu niyo Mana natwe twizera. Imigisha natwe ubwacu bigomba gufata umwanya wa mbere, Imana igafata umwanya wa mbere. Bigomba gufata umwanya wa nyuma, Imana igafata umwanya wa mbere. Icyo kintu tugitahana. Ngewe n'abanjye inyuma, Imana ifata iya mbere. Niyo mutima ishaka kubona muri twebwe.
Aburahamu nawe atanga ubuhamya, arahanura, ahita avuga noneho iby'Imana yateganije gukora. Imana ejo nidufasha tuzakomeza ngo ku musozi w'Imana, Imana izitegurira igitambo. Icyo gitambo cyarabonetse, icyo gitambo cyarabonetse, ayo maraso yaramenetse, ubwiyunge, ubushake bw'Imana bwarabaye. Ubungubu Imana irababarira uwo ari we wese umanitse amaboko. Ayo maraso noneho Imana ikamurebera munsi y'ayo maraso, imbabazi z'Imana zikamugeraho, Imana ikamwakira mu muryango wayo. Nta bintu byo guca amadirisha. Igitambo cyarabonetse, amaraso arameneka. Noneho niba wemeye kwiyunga n'Imana, ukeneye imbabazi z'Imana, manika amaboko hejuru, noneho Imana ikwakire mu muryango wayo. Ijambo ry'Imana rikavuga ngo atabaye kumenwa amaraso nta mbabazi zaboneka. Amaraso yaramenetse, abonetse abantu baza basanganira iyo Mana, Imana ibakire mu muryango. Noneho aboneke umuryango w'abana aboneke umuryango w'abana b'Imana. Niyo mpamvu Yesu yavugaga ayo magambo afite n'ubwishingizi, azi ibyo avuga ngo mw'abantu mwe, ubuhemu bwanyu ndabuzi, ubuhemu mukomora kuri Adamu, ubugome, sokuruza wanyu Adamu yafatanyije n'umwanzi n'umugore we, bantera umugongo, namwe mumukomokaho ubwo busembwa bwarabakurikiranye. Noneho murashaka ko mbakira mu muryango wanjye? Nta bintu byo guca amadirisha. Mugomba kunywa amaraso yanjye tukagirana n'amasezerano. Mwamenya ko magurukanye n'abantu banyweye amaraso, mwamenya ko magurukanye n'abantu nababariye, kugira ngo dutangirane urugendo, kugira ngo mutaza kongera kuzamemukira. Muhabwe imbabazi, mbakire mu muryango. Menya ko aba bantu mbakire mu muryango, nta kindi kibazo kizongera kuvuka. Umwanzi ashatse no kubateranya nanjye, maze kubakira mu muryango akabanduza ibyaha, muri abanjye, amaraso azaza abavugira. Witeka bwishime n'icyubahiro. None mu gihe umwami atwakire mu muryango, turacyambaye umubiri, umwanzi akaba tugenda w'amanywa na nijoro atukosesha, ajya kuturega imbere y'umwami. Imana yaramutanze kare, amaraso aracyari hariya, aracyafite agaciro, aracyavugira abo Imana yakiriye mu muryango. Witeka abwishime n'icyubahiro. Nta muntu ushobora kuturega na Satani ikirego ntabwo gifata. Imana yabashe niba ari kumwiba umugono, itigira gutya, yavuga ngo amaraso ameneke. Noneho mu gihe azaza barega, naho ngaho ijambo ry'Imana rivuga ngo amaraso ya Yesu Kristo, ubugingo bwa Yesu Kristo buvuga kurusha amaraso ya Abeli. Umuntu uri munsi y'ayo maraso amara amahoro y'Imana abane natwe. Si amahoro y'iyi si. Reka nsohoreze naho ngaho. Yesu niwe wabashe kuvuga ngo mugire amahoro, mbaye amahoro, ntago nyabahaye nyiri humure isi itanga ibintu byo kubesha, mukabona ibintu birahindutse mukanya gato vuba bikaba bihindutse. Ko twabonaga ko turi mu mahoro, ko twabonaga ko turi mu mutekano, noneho twabonaga ko turi mu mahoro. Aya n'ay'isi, ariko amahoro original aya mbere ni yandi yo mu mutima. Nta rubanza dufitanye n'Imana. Amen. Nta muntu waturega, manitse amaboko. Na Satani ibirego byose atanga, anunga agatoki, agutunga agatoki. Ngira gutya ngavuga Mana, ntago niregura imbere yawe, ntago nkwiriye,
ni wowe ukwiriye. Ikirego cya Satani kiyafata ubusa, amaraso y'umwami akamvugira amanywa na nijoro. Duhaguruke. Ntago nkwiye kujya niganyira koko bene data, nibaza uko ejo nzaba mere, nzajya nibuka y'ukwihora aho imenyi byo byose uko ayifite umutima w'urukundo, kuko iginungisha ibiriye umunezero n'umubabaro byose abiganira. Umunezero umubabaro byose abizanirama. Amba hafi ndetse burimo hose, kandanye koko ajya yikorere imitwaro, niwe kandi niwe agenda iryo ni isezerano buri munsi burimo hasa yabibeke. Iryo ni isezerano mana yanjye, mana yanjye, komeza ujyumfasha ngutara amiye neze icyumbi mureni zeyishambo wange zina ekumbarakaza no muri komeye riri undamburira maboko yawe umimbaraga kubuntu bwawe kugeza giyuzaza. Buri wese nagira icyo abwira uhoraho. Père Céleste, Père Céleste, Père Céleste, Père Céleste, le créateur des cieux de la terre, je me tiens devant ta face. Tu es merveilleux. Merci. Merci Seigneur.
Tu es merveilleux. Tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci pour la nourriture spirituelle que tu viens de nous donner en ce moment. Turagushimiye mwami kubw'ijambo ryawe uduhaye muri aka kanya. Wagendanye na Abrahamu, waramugerageje nawe asoza, ariko nawe ugaragaza ko uri Jehova Jire. Ntabwo wabaye Jehova Jire gusa kuri Abrahamu, uri Jehova Jire kubizera bose. Mwami, ukuboko kwawe k'ubushobozi kube hejuru yacu, ubugingo bwacu buri mu kiganza cyawe. Ntawatwambura umunezero, ntawatwambura amahoro. Dufitanye amahoro nawe, amaraso yawe akomeze kuba hagati yacu nawe. Turi muri isi y'umwijima mwami, Satani tugenda wamanywa na nijoro, ariko ukomeze uburizemo imigambi mibi y'umwanzi. Ukomeze utubere ingabo idukingira. Tugiye gutaha dusubira mu ngo zacu. Uduhe umwanya wo kuza ijambo twumvise mwami. Umwuka wawe wera akurikiranira ijambo, arivomere, urivomere ryera imbuto nyinshi. Uduhe guseruka nk'abakobwa bawe n'abahungu bawe muri iki gisekuruza cya Laodikiya, mu gihe tugeze ku musozo. Wambike imbaraga abagaragu bawe, wambike imbaraga abakobwa bawe, abahungu bawe. Ubutumwa bwiza, umucyo w'akagoroba ubwirizwe, nawe uhamirize ijambo ryawe. Ujyane natwe utugeze mu ngo zacu amahoro. Ni mu izina ry'umwami Yesu Kristo mbisabye, amen. Amahoro y'umwami aruta ubwenge bwarwo bwose atane natwe. Shidikanyamo ubishyi umwami Yesu.
Israeli